urumva narabiguze. Iki ni ikiguzi cy'umugisha. Umuntu ushaka kurya iby'Imana, gabanya amasengesho yo gusaba umugisha, ahubwo wongera ibikorwa byo kugura umugisha. Umugisha urakorerwa, umugisha uragurwa. Ikiguzi cy'umugisha ni ukurekura. Bibiliya iravuga ngo gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Ikiguzi cy'umugisha ni ukuwukorera, ni ukuwugura, warangiza ukaza. Kandi nimba uzi ko waguze umugisha, haguruka uwuburanura wemerewe. Yewe icyo nabashakiraga, nagira ngo mutuzenguruke, abana banjye n'umugore nanjye, tujye hagati yanyu, muvuge ngo Imana ibaha umugisha. Niryo jambo mbashakamo. Ngo barangije bamutunga ikiganza baravuga ngo Imana iguhe umugisha. Aho ni Imana yamubwira iti nzogeza izina ryawe n'izi saha nakumati, keretse hari umuntu utarafatiranga muntu w'igihugu nakumati. Umuntu wese abashaka kujya guhahira muri nakumati, izina rye rirogera kubera ko yamenye ikiguzi cy'umugisha. Byigeze kumbaho umunsi umwe nkiba mu maza nko mu rupangu rurimo nk'amazi 10, senga Imana mvuga nti Mana ko hari ijambo wambwiye ryerekeranye n'umugisha ko ntawubona. Imana irambwira iti va hano, imuka hano, nzaguha umugisha. Tugirana n'ikiganiro ndayibaza hari muri 2009 gutyo 2009. Ndayibaza nti kubera iki Imana? Imana irambwira iti ubana n'abapagani. Nabaga mu rupangu rurimo indaya, abasinzi, abantu bakora ibizira. Kandi mu buzima busanzwe jewe ngira ubuntu, ndatanga cyane. Imana irambwira ngo hari umugisha ntaguhera hano kuko wawupfusha ubusa. Ikiguzi cy'umugisha, umugisha uragurwa. Nta mugisha Imana itanga ku buntu. Ushobora kumara imyaka myinshi. Pastor Desire yigeze kuvuga ngo iyo usengeye umugisha uratinda, ariko iyo ukoreye urihuta. Ushobora kumara imyaka myinshi usenga usaba umugisha wiyiriza ubusa, usengera mu butayu, usengera mu mazi, ariko uyu mugisha ugatinda. Ariko wa undi wawukoreye, kuwukorera mvuga ni ukuhe? Gukora mu butunzi ugaha umukene, gukora mu butunzi ugasapotinga abantu, ukazamura inzu y'Imana. Ni Ikinyarwanda cyumvikana. Uyu mugisha urihuta cyane kuruta kujya gusenga uwusaba. Twongeye kubasuhuza mwese mukurikirana umunsi ku munsi iyi channel ya Evangelist Mama Lionel. N'umugisha cyane kubona uza twakubona ugaruka umunsi ku munsi. N'ibiciro ntago tuyifata nk'ibisanzwe, ntago tujya tubimenyera. Imana iguriza umugisha cyane. Noneho yugisha yarinze cyangwa se gitanzwe agisangiza abandi, ho biradushimisha cyane kurusha kuko ubudufashije uyu murimo wo kwamaza ubutumwa bwiza Imana yaduhaye. Nkuko mubizi cyangwa se nkuko icano yitwa ni ya Evangelist Mama Lionel, si yanjye uri ku introduce ikiganiro n'ubwo wenda bamwe benshi araho dushobora kuba duhurira handi. Mama Lionel tuguhaye ikaze kuri icano yawe. Murakoze cyane. Uyu munsi hari umuntu ushobora kuba gukurikiye ari ubwa mbere atazi, wenda bibona ko channel nitso Evangelist Mama Lionel ariko atazi uri mama utuye he, abana bangahe, n'ibindi byinshi ushobora kwivugaho kugira ngo umuntu dukurikiye amenye byinshi kuri wowe. Umuntu mbonye bwa mbere nitwa Nyirabagenzi Alice, ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana 3, nsengera muri ADPR ariko ntabwo nkorera umurimo muri ADPR gusa. Hano hose mpawe uburenganzira bwo kuvuga ibya Yesu, ndabivuga. Ntuye mu mujyi wa Kigali aho bita Kabuye. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, ndabakunda. Hari haciye iminsi wenda si myinshi cyane, ariko icyumweru burya kiba ari cyinshi abantu batakumva kandi babifuza kubona buri munsi. Uyu munsi rero wenda utangira n'isengesho, turi buze kuganira ku kiguzi cy'umugisha. Abantu benshi bifuza kubona umugisha, bifuza guhabwa umugisha. Muri iyi minsi hari ubutumwa Imana yaguhaye buvuga ku mugisha, buvuga ku kiguzi cy'umugisha. Reka udusengere dutangira kino kiganiro cyo dutangira ijambo ry'Imana Imana yaguhaye, noneho tunakomerezaho n'ibyo Imana yaguhaye gutanga. Mana Nyiringabo, ndagushimiye cyane. Uri Imana Nyiringabo. Abantu twese turakubaha kuko twaremwe nawe. Ibyo dufite ni wabiduhaye, aha tugeze no hatugejeje. Iyi sura dufite no wabiduhaye. Turagushimiye. Ngushimiye ko mpawe umwanya wo kuvugana n'abantu bawe. Ndabinezererewe. Uyu mwanya nyemerera ikiganiro tugiye gukora kibi cy'umugisha ku muntu wese uzagikurikirana.
kandi nawe azabona umugisha, azagira umugisha. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko, bisenze shima mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Nikaze ku muntu wese udukurikiye, reka twumve ijambo ry'Imana, twumve ubutumwa Imana yaguhaye. Yego. Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Ndashaka ko tuganira ku butumwa Imana yampaye mu ijoro rimwe. Nagiye kumva numva ijwi riransanze, si kenshi numva ijwi muri ubu buryo ryaje rimbwira ngo ikiguzi cy'umugisha. Hari igihe rero ijwi rikubwira rikigenda ubwira abantu ikiguzi cy'umugisha. Inyarwanda aravuze ngo utwaye icumu ry'umugabo ashyiraho n'agakeregeshwa ke. Nimba mbwiye ikiguzi cy'umugisha, irifo kujya kureba gushaka n'ijambo rigendanye n'iryo nabwiwe, niko nabyize mu ishuri rya Bibiliya, ko iyerekwa ribaho ariko ukagira uburyo uritanga n'ubwenge Imana yaduhaye n'uburyo Imana yaduhaye bwo kugabura. Ndifuza ko tuganira ijambo riri mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cya 12 umurongo wa 10. Turahera ku murongo wa mbere. Tangira igice cya 12 haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu, siga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. N'aya magambo nshaka ko tuvuganaho kandi meza, kuko n'ay'Imana. Amagambo yose yo muri Bibiliya cyangwa amagambo y'Imana araryoha. Turi buvuge ku kiguzi cy'umugisha. Hari uko nabibwiwe, ariko hari n'ukundi numva ndi kuyoborwa kubivuga. Izi nkuru za Aburahamu biragaragara ko hari ahantu Imana itatangira umugisha, hari ahantu ushobora kuba ukahaburira umugisha. Kandi Imana yareba ikabona ntiyaguhera umugisha aho hantu. Nanjye byigenze kumbaho umunsi umwe nkiba mu maza, nko mu rupangu rurimo nk'amazu 10, senga Imana avuga nti Imana, ko hari ijambo wambwiye ryerekeranye n'umugisha ko ntawubona. Imana irambwira iti va hano, imuka hano, nzaguha umugisha. Tugirana n'ikiganiro ndayibaza, hari muri 2009 gutyo, 2009. Ndayibaza nti kubera iki Imana? Imana irambwira iti ubana n'abapagani. Nabaga mu rupangu rurimo indaya, abasinzi, abantu bakora ibizira. Kandi mu buzima busanzwe jewe ngira ubuntu, ndatanga cyane. Imana irambwira ngo hari umugisha ntaguhera hano kuko wawupfusha ubusa. Burya Imana izi ko hari n'ibintu dukora, niko Yesu yavuze ngo ibiryo by'Imana ntimukabijugunyire imbwa. Imana nayo izi ko hari ibintu dukora bikamera nkaho tutari dukwiye kubikorera abo bantu. Aha niyo mpamvu nabwiye Aburahamu ngo imuka, uve muri iki gihugu ujye mu gihugu nzakwereka. Kondisiyo usige, ugira ibyo usiga. Kuko turaza kubona ko hari n'abantu bashaka umugisha, hari ibintu batasize. Ugashaka umugisha w'Imana, Mana ndashaka umugisha, ngirira neza, kandi hari ibintu utasize. Hari umugisha Imana idatangira mu byaha, hari ibintu utaretse. Iramubwira iti igihugu uzajyamo, icyambere mbanje kukugira umugisha, uzabera abantu umugisha, uza gusabira umugisha azawubona, kandi n'uzawaturaho azawubona. Ariko va hano muri iki gihugu usige. Imana imubwira abantu igomba gusiga n'ibyo agomba gusiga. Aha rero turi buvuge kuri uyu mugisha, ndi buvuge kuri uyu mugisha cyane. Mbibona nabonye hari umugisha wo mu bwoko butatu, abantu bakennye, abantu batarimo babona. Muze kwibuka ko umugisha ukorerwa. Mbere uko ninjira muri aya magambo nateguye ariko umutima wanjye, abantu mudukurikiye, waba uri umurokore, hari abantu ngo baba ari abarokore cyane, waba ukijijwe, hari abantu ngo baba ngo no mu byiciro by'abapagani, abantu twumva ko ngo utari umurokore uba uri umupagani. Muri make utari umukirisitu uba uri umupagani, nicyo bivuze. Uriwe wese mu rwego rwawe, mu idini usengeramo, ndashaka kukubwira nanjye ko umugisha ukorerwa. Nta mugisha Imana itangira ubuntu. Ikiguzi
cy'umugisha. Umugisha uragurwa, nta mugisha Imana itanga ku buntu. Ushobora kumara imyaka myinshi. Pastor Desire yigeze kuvuga ngo iyo usengeye umugisha uratinda, ariko iyo ukoreye urihuta. Ushobora kumara imyaka myinshi usenga usaba umugisha wiyiriza ubusa, usengera mu butayu, usengera mu mazi, ariko uyu mugisha ugatinda. Ariko wa undi wawukoreye, kuwukorera mvuga nukuhe: gukora mu butunzi ugaha umukene, gukora mu butunzi ugasapotinga abantu, ukazamura inzu y'Imana. Ni Ikinyarwanda cyumvikana. Uyu mugisha urihuta cyane kuruta kujya gusenga usaba. Umugisha rero, hari umugisha umuririmbyi wajyaga aririmba kera kuri Radio Rwanda, ngo umugisha burya uravukanwa, ngo uw'Imana yahaye arawuvukana. Uwo muririmbyi yarabiririmbye avuga ku mugisha w'umuvukanano. Hari abantu bagira bene uwo mugisha w'umuvukanano kubera ko iso yarakize, mama akize, sokuru akize, ukaba n'umugisha. Donc ukabyirukira mu migisha y'iwanyu, ugasanga iwanyu baraguteganyirije amazu menshi, amamodoka, bagushyira amafaranga kuri banke. Uwo ni umugisha wavukanye. Usibye ko ushobora kuwuvukana w'umuvukanano, ariko kugira ngo ubungabungurame nabwo n'ubundi bwenge. Kuwuvukana ni kimwe, no kuwucungira umutekano cyangwa kuwubungabunga cyangwa kuwusigasira nacyo ni ikindi. Ushobora kugira ntuwusigasire. Hari ikintu bita gusigasira umugisha cyangwa kubungabunga ibyo wagezeho, cyangwa kubungabunga umugisha wagezeho. Icyo nacyo ni ikindi kintu ngiye kuvugaho. Urugero, nk'aba mama, Imana ishobora kuguha telefone ihenze, ariko kugira ngo uyibungabunge imara n'imyaka 5 ni uruhare rwawe. Ushobora kuyiha umwana akayikinisha, cyangwa nawe kuyifata nabi ntimare igihe. Imana ishobora kuguha imodoka, icyo bita gusigasira umugisha wawe wagezeho. Ishobora kuguha imodoka ukayiha abantu wiboneye, ukajya uyihondagura aho ubonye, ntuyifate neza. Aho harimo gusigasira umugisha. Hari abantu batazi gusigasira n'umugisha bagezeho, ako karagaciyemo. Ariko ndashaka kuvuga ku kiguzi cy'umugisha. Hari umugisha muri ubu bwoko butatu bw'imigisha nshaka kuvuga. Hari umugisha w'ababyeyi. Uyu mugisha w'ababyeyi utandukanye n'uyu mvuze umuririmbyi yavuze bavukana, cyangwa umugisha waho uvuka. Abantu benshi nta nubwo twigeze tugira amahirwe yo kubona imigisha yaho tuvuka, imigisha y'imivukanano. Hari abivukiye ku gikoboyi, barya bigoye, no kwiga biragorana. Hari abantu batigeze babona umugisha wa kibyeyi, ariko bamenya kuwukurikirana. Kandi Imana idufasha dukurikirana iyi migisha. Umugisha nabonye ukurikiranwa mpaka umuntu akawugeraho, bitewe n'uko ubyumva, cyangwa se bitewe n'uko wagize amahirwe yo kubyigisha. Umugisha urakurikiranwa mpaka ukaza. Utaza kuvuga ngo ko runaka ntawe afite, cyangwa ngo ko ntawe ufite. Mfite nanjye umugisha nakurikiranye ngugeraho. Narawukurikiranye ngugeraho. Ari umugisha umuntu ararira amajoro, umugisha uravunikirwa. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo mvuge ku kiguzi cy'umugisha. Uyu mugisha wa mbere nshaka kuvuga ni umugisha w'ababyeyi. Uyu mugisha w'ababyeyi turaza kubona mu gitabo kandi cy'Itangiriro igice cya 27. Aha ngaha reka tuhasome. Itangiriro igice cya 27 ku murongo wa mbere haravuze ngo Isaka ashaje, amaso ye amaze kuba ibirorirori, ahamagara imfura ye Esawu ati, mwana wanjye. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira, none ndakwinginze enda ibyo uhigisha, ikirimba cyawe n'umuheto wawe ujye mu ishyamba umpigire y'umuhigo, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye, nguhe, mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Imana ishimwe. Ibi bivuze iki? Tugiye kureba ku mugisha w'ababyeyi. Cyane cyane iri jambo riri burebe abantu, rirareba cyane abantu bagifite ababyeyi. Yaba ugifite umupapa, yaba ugifite umumama, waba bafite bombi. Aha ngaha ni igihe Isaka yarashaje ngo ari kureba ibirorirori atabona. Ageze muri ya myaka abantu bambara rinete kugira ngo bakanure neza. Ashaje niko Bibiliya ivuga.
abwira umwana we ati rero ndenda gupfa kandi sindaguhesha umugisha. Kandi biragaragara ko uyu mugisha nkuguha utanze ikiguzi ni uko ugiye guhiga, ugiye gufata amayugi, reka mvuga gutyo abantu bahize cyane bambaraga amayugi, ufata umuheto ujye mu ishyamba uhige, wice inyamaswa unzanira akanyama kuko niko nkunda, nguheshe umugisha ntarapfa. Muri iki gihe ntabwo duhigira mu ishyamba, ntiduhiga akanyamaswa. Ufite aho uhigira, ushobora guhigira muri alimentation, muri caguwa, muri dekoro, mu gucuruza ibindi bintu, aho naho hose ni ahantu wahigira. Muntu uhiga utarashyira umuhigo umubyeyi wawe ngo akwatureho umugisha wa kibyeyi. Uyu mugisha wa kibyeyi urakora. Reka mvuge kuri umugisha wa kibyeyi. Ubundi umugisha, iyo tuvuze umugisha ni ukuvuga ngo n'umuvumo. Umugisha iyo hatari umugisha haba hari umuvumo. Hari abantu bagendana imivumo, bavumwe n'ababyeyi babo. Hari abantu batitaye ku babyeyi babo. Hari n'abakinnyi ba filime bagiye babikina cyane. Nigeze kujya ndeba filime z'inyarwanda nkibona umwanya wabyo, nabyo ni byiza kuko birigisha, nabyigiyemo. Hari abantu bagiye bakina izo filime bagaragaza ko umwana ugeze i Kigali cyangwa ugiye mu bindi bihugu aba baye umusirimu, abakize, aba nta gihuriye n'abanyacyaro, aba nta gihuriye n'iwabo, ku buryo ndebe iyo filime ndumva yaravugaga ngo abanyarwanda bakunda bapfu kurenza abazima. Iyo filime ndumva ari kwavugaga. Ndibuka ko bagaragaje ko igihe cyo kujya gushyingura uwo mubyeyi kuko yari yipfushije, abana be bari baramuhemukiye, baramuriye, asa nabi, ashonje, aba mu kazu kabi, kandi afite abana b'abakire. Arangije ahimba amayeri n'umugore we ngo yipfushe. Aripfusha, bashyira mu isanduku, abana be barahurura, ariko ngo babanza gukora inama bati kubona iwacu dukennye, hasa nabi, tugiye gushyingura twarakize, dufite amamodoka, tugiye kujyana n'abantu b'abanyamujyi basa neza. Icyambere baraduseka, reka tubanze tugende tuhagire neza, tujyane ibi, dukora ibi. Umva ngo barikorera ibintu byose, ngo bajyana na costume bari bumwambike bamushyingura, bajyana ibyo kurya, barabanza barajya kuhasirimura kugira ngo babone kuzamushyingura. Umusaza aho ari yipfushije arimo arabivugana n'umugore we ati ngiye kwipfusha, ndabizi abantu bakunda bapfu kurenza abazima. Ndashaka kuvuga ku mugisha w'ababyeyi, ndawutindaho kuko uyu mugisha urakora. Arangije ngo ndebe iyo filime nabonye uburyo bazanye imyenda myiza, ibyo kurya, ibintu bisa neza by'igisirimu, byo kwica iperereza ry'uko bakennye. Ngo bimaze kuza n'abantu batangiye kuhagera, wa mupfu ava mu isanduku, wa muntu wipfushije ava mu isanduku, atora ikibanda ashaka kubakubita, aravuga ati ibi byose kuki mutabimpaye, ndabizi mukunda abapfu kurenza abazima, ibi ndabijyana, yo mbonye ikote nzajya nambara. Byumvikana ko nta mugisha yaturaga kuri abo bantu. Uyu mugisha wa kibyeyi urakora. Muntu utarashyira umuhigo umubyeyi we, yaba aba mu cyaro, yaba ashonje, yaba akize, uyu mugisha urakora. Shaka ikiguzi cy'umugisha, ugende umubyeyi akwatureho umugisha. Reka tujye ku mugisha wa kabiri, umugisha w'abatambyi. Umugisha w'abatambyi bivuze iki? Reka tuvuge abapasiteri kuko nibo tubona nk'abatambyi. Umushumba wawe, umupasiteri wawe, umurevera wawe, umwaposo wawe, uyu mugisha. Hari igihe uyobora abantu, ugeze sindayobora itorero, nta nshingano mfite mu itorero, sindi umuyobozi w'itorero, ibindi kubivuga nk'umukozi w'Imana, umuvugabutumwa cyangwa se n'umuntu wabibwiwe. Hari igihe uba mu itorero ukarutwa n'utaririmo, ku buryo umuntu atamenya se uyu muntu asengera aha, ese mu gitabo cy'inyubako y'urusengero nta hantu babona watanze na 2, bashyira amakaro mu rusengero nta 1000 babona, basiga irange mu rusengero ntaho wanditse nta na 2, bagura ibicurangisho byo mu rusengero nta 1000. Kandi ubwo urakora ugira amafaranga, uza kwibuka ko gutanga ikiguzi cy'umugisha ntibisaba kuba ufite amafaranga menshi, bisaba umutima, bisaba kubikunda, bisaba urukundo rwo kubikora. Ntabwo bigombera amafaranga menshi. Iki kintu ucyumve neza.
ugasanga nta cyacumi mu rusengero, nta maturo, ukeneye umuyobozi wawe ari uko ubonye shere ushaka gusezerana, wongeye gukenera umuyobozi ari uko wapfushije umuntu ushaka gushyingura, ukeneye umuyobozi wawe, mbega ukenera umuyobozi ari uko umukeneye kandi uba mu rusengero. Ariko tuvugishije ukuri, umutambyi wawe cyangwa se umuyobozi wawe yakwatuye. Amatangazo araba mu rusengero, urusengero rukeneye iki, hakenewe iki ngiki, hakenewe mu rusengero, ukicecekera kandi urakora, urinjiza mu bushobozi bwawe, wagira ikintu ukora. Muntu nkurikiye kuri iki cyiciro ngezeho cya kabiri, gerageza ushaka umugisha w'abatambyi. Subiye inyuma gato kuri umugisha w'ababyeyi, ushobora kuvuga ngo ese ko nta babyeyi ngira, ko ndi imfubyi nta babyeyi ngira. Shaka umutambyi cyangwa ushaka umuntu w'umwizerwa uvuga uti uyu ni umubyeyi wanjye, data apfuye atanyatuyeho umugisha. Nanjye ndi kubabwira ibi nkimara kugira iyerekwa nk'iri, simuvuze ariyizi, nahise nshaka ituro cyangwa se umuhigo, nshyira umubyeyi, shyira umubyeyi wona nise umubyeyi wanjye muri iyi minsi. Ndamubwira nti nyaturaho umugisha, data apfuye nta muhigo muhaye, nyaturaho umugisha wa kibyeyi. Umva awunyaturaho, hashize ukwezi awunyatuyeho, ariko ibintu ndi kubona biteye ubwoba. Uyu mugisha w'abatambyi, gerageza umutambyi yatura umugisha uwuguze, ikiguzi cy'umugisha. Kandi ikindi, n'aba batambyi cyangwa se aba bakozi b'Imana, mu gihe namwe mubona abantu muyoboye bazanye amaturo, bazanye icyacumi, bazanye ibyo, mujye mubaturaho umugisha. Ubundi inshingano zanyu ni ugusaba umugisha ukaza. Ubundi inshingano z'abayobozi, inshingano z'abarimu, abapasiteri, abaposo, abashumba mu rwego rwanyu, ubundi inshingano zanyu ni uko byahindutse muri no minsi kubera ibihe biruhije turimo, kwari uguhabwa amaturo namwe mugasaba umugisha, mugafata igihe cyo gusenga mudusabira umugisha ukaza. Ngira ngo n'impamvu abantu batari kubona n'umugisha cyane nuko nta kiguzi cy'umugisha bashiriye abatambyi. Umugisha wa gatatu ni umugisha uva ku Mana. Umugisha uva ku Mana urakorerwa. Bibiliya iravuga ngo ni ku Uwiteka yabwiye Aburahamu amwimura, aramubwira ati yewe Uwiteka mvuganye nawe, icya mbere nzogeza izina ryawe. Uwo nawo ni umugisha. Nzaguha umugisha amajya n'amazi, nzaguhera umugisha mu mudugudu utuyemo, nzaguhera umugisha mu gihugu. Iyi migisha mvuze ni imigisha umuntu w'Imana akwiye no kuburana. Hirya yo kuwugura, ukwiye no gufata igihe cyo kuwuburana. Nimba Imana arakubwiye ko mu ijambo ryayo ikavuga ngo nzaguha umugisha mu majya n'amazi, nimba wirirwa wica utagira aho ujya, nimba nta kazi ufite, nimba uba mu rugo, urasabwa guhaguruka. Nicyo bivuze. Nimba Imana ivuze ko izatanga umugisha mu majya ikawutanga n'amazi, urasabwa kugira aho ujya ukagira n'aho uva kugira ngo ubone umugisha. Imana ishimwe. Ngo nzaguhera umugisha mu mudugudu, mu mudugudu utuyemo, muri nzaguhera umugisha mu mudugudu hari ikiguzi cy'umugisha w'umudugudu ugomba gukorera kandi ukanawuburana. Mu mudugudu utuyemo ujye ukora stoke y'ibiryo by'amezi 2 cyangwa ukwezi. Nabahe bakene nka 3 waremeye ku buryo uvuga uti nshingiye ku bantu naremeye, nanjye ndashaka umugisha wo mu mudugudu. Byibuze wasanze umuyobozi w'umudugudu uramubwira uti mpa abantu 2 babakenuzi bakaze ufite, nanjye mbakorereho umugisha. Uyu mugisha wo mu mudugudu uzawuburana ute? Ikindi ngo nzabahe umugisha wo mu gihugu. Umugisha wo mu gihugu uzawuburana ute utazi kuwukorera? Utazi gukorera umugisha wo mu gihugu. Umugisha wo mu gihugu uranagoye, sindi ubutindaho cyane, ariko uragoye. Ndavugamo kimwe cyangwa se 2 biraterwa. Nk'ubureka mvuge ku bacuruzi. Hari abacuruzi b'ibisambo, si bose. Hari abacuruzi bagira amanyanga, biba Rwanda Revenue, biba imisoro, bariganya. Ujya kugura ikintu cy'ibihumbi 50 akandikaho 2 3 ahunga umusoro. Umugisha wo mu gihugu uzawuburana ute wiba igihugu? Bibiliya ivuga ngo nzaguhera umugisha mu gihugu, nzaguha umugisha w'igihugu.
ubundi hari umugisha ukwiriye wowe Imana yaremye, hari umugisha ukwiye no kuburana. Ikiguzi cy'umugisha nicyo turiho. Muri nzogeza izina ryawe ni Uwiteka abwiye Aburahamu, kandi koko izina rye yararyogeje. Izina rya Aburahamu ryaramenyekanye, iyo dusomye inkuru ze zinanaryoha cyane. Nzogeza izina ryawe. Ndi buvuge kuri story imwe bampaye y'umuntu bita Nakumati. Nakumati ni arazwi mu kwisi hose, ngo yakoze nawe yaguze umugisha, yamenye ikiguzi cy'umugisha. Uwambwiye amakuru ye na amakuru nabwiwe, ngo yafashe umudugudu yaratuyemo, umujyi yaratuyemo aho bita Nakuru, ngo hari abakene benshi cyane, ngo abagurira za matera. Abagurira za matera ngo bari bafite ikigeragezo cyo kuryama hasi ku byatsi nyakatsi bamereye nabi. Arangije barishima cyane, babura imvugo babivugamo mu kumusabira umugisha. Abonye ibyishimo byabo, arababwira ati nanjye rero ndabashaka, umuntu wese nakoreho umugisha ndamushaka, tuzahurira hanaha n'abana banjye n'umugore tuzaba duhari, natwe mutubwire ngo mugire akantu muduha. Ariko we yari afite target, namwe mugire nk'agashimwe muduha, akantu mwatugeneye gutyo. Ngo bahageze, ngo baraje kweri, ngo bahageze arangije ababwira ati jewe icyo nabashakiraga nagira ngo mutuzenguruke, abana banjye n'umugore nanjye tujye hagati yanyu, muvuge ngo Imana ibaha umugisha. Niryo jambo mbashakamo. Ngo barangije bamutunga ikiganza baravuga ngo Imana iguhe umugisha. Aho ni Imana yamubwira iti nzogeza izina ryawe. Nizi saha Nakumati, keretse hari umuntu utarafatiranga muntu w'igihugu Nakumati, umuntu wese abashaka kujya guhahira muri Nakumati, izina rye rirogera kubera ko yamenye ikiguzi cy'umugisha. Imana iguhe, igufasha kubyumva. Imana ifasha ubyumve kuruta uko ndi kubivuga. Ikiguzi cy'umugisha, umugisha urakorerwa, umugisha uragurwa. Rimwe nigeze nanjye kugura umugisha muri ubu buryo. Nagiye kubwiriza ahantu muri Hangana, ngiye kuhavuga Ingoma aho bita Butare. Hari icyumba nimba cyarabaga kwa kabiri cyangwa kwa gatatu sinibutse, njya kubwirizayo natumiwe no cyo gihe arakire mwarimu witwaga Jean Paul. Ndabwiriza hari abahanuzi kazi umva bumuriro. Imana ikajya imbwira ngo uriya muntu akeneye umwenda, akeneye. Imana imbwirira aho ngo uzagaruke ku kindi cyumweru bari abantu uzabanyambikire. Nambutse Nyabarongo ijwi rirambwira ngo genda ufate imyenda ufite ugenda unyambikire bari abantu. Ndagenda ndapakira uwambanaga yari kubona ko nanayobye, ariko nanjye nari nafashwe n'ikiguzi cy'umugisha. Ndabirunda kweli, ndagenda nabahaye mwibanga hajya ndi umuntu akara ni iteraniro duhurire hariya myenda nkibaha nyambuka Nyabarongo. Ijwi ry'Imana rirambwira riti mwana wanjye, kubera kunyambikiye abakozi banjye nzakwambika, kandi nzakwambika udakoresheje ubutunzi bwawe. Ngaho nakwestira abantu muhora mumbonana, Imana aciye mu bantu bampama gift baranyambika. Hari n'umuririmbyi muri korali Hoziyana yashyize imyenda muri butu y'imodoka zerukanka n'amasakoshi n'inkweto, arambwira ati Imana irambwiye ngo nze nkwambike ngo estire nkumenya aho hari musabiye umugisha kubwo umutekano we simuvuza izina. Ngiye kubona mbona Imana ihagurukije Apostle Minyona ati nanjye ndakwambika byiza cyane. Imana imumugisha ndanamukunda, n'umubyeyi w'inyangamugayo. Imana ica mu bantu abisanga mu nzozi. Imana ikababwira iti umukozi wanjye akeneye amasupere, akeneye amabazarije, akeneye. Ngaha aho nakwiye kwambara n'uyu nambaye ni gift. Noneho Imana inyigisha kudoda mu rwego nidodera modeli ambereye, kandi nshimiye n'abakiriya banjye. Naho n'umugisha naguze baza kumpa akazi nabo mbasabiye umugisha. Urumva narabiguze. Iki ni ikiguzi cy'umugisha.
umuntu ushaka kurya iby'Imana gabanya amasengesho yo gusaba umugisha ahubwo wongera ibikorwa byo kugura umugisha. Umugisha urakorerwa, umugisha uragurwa. Ikiguzi cy'umugisha ni ukurekura. Bibiliya iravuga ngo gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Ikiguzi cy'umugisha ni ukuwukorera, ni ukuwugura, warangiza ukaza. Kandi nimba uzi ko waguze umugisha, haguruka uwuburane, urawemereye, haguruka uburane. Umugabo umwe araburanya ati Mana uvuze ko ngomba gupfa, ariko jyewe mfite ibyo mburana, nubatse urusengero rwawe, ngiye inyundo, nakoresheje imbaraga zanjye, ikindi navumbuye n'ibindi nzakora, nzashyira amazi mu gihugu, ndacyagura umugisha wo kubaho nabyo n'undi mugisha. None uranyica, ibi bintu bizakorwa nande? Ikiguzi cy'umugisha, umugisha urakorerwa. Tabita akoreye umugisha, aravuga ati jyewe nzawugura nyujije mu budodo nakoroshe, njye mbahamba abantu. Arawugura, umugisha arawugura ageze ubwo agura kubaho. Igihe cyo gupfa ko arapfa, arazuka kubera ko yaguze umugisha. Ikiguzi cy'umugisha. Urashaka umugisha w'iki? Urya ikiguzi cy'umugisha. Urashaka umugisha wo gukoresha iki? Wakoze iki? Mu mfubyi uziziga minerivare n'imbara kunaniye, hari amakayi waguze. Mu bapfakazi uzi baba mu bukode, kwishyura inzu nimba byarakunaniye, wabuze n'umuceri biro 5 by'umunsi umwe. Ikiguzi cy'umugisha. Uraburana umugisha wawuguze iki? Uraburana umugisha winjije iki? Winjije izihe mbaraga, wakoresheje izihe mbaraga zo kuwugura? Ikiguzi cy'umugisha. Ikiguzi cy'umugisha ni ijambo ry'ikinyarwanda ariko ryoroshye kubivuga, ariko umugisha urakorerwa. Ikiguzi cy'umugisha. Birashoboka ko utajya urekura. Hari n'abantu ngo batajya barekura mu buzima bwabo ngo bibisambo babyiyiziho. Hariho umugabo umwe muri Bibiliya w'umucamanza wavuze ati umupfakazi yantitirije kweri, ariko nubwo ntubaha Imana singira ikimvaho, sindekure nubwo ntatanga kubera ko yantitirije. Hari abantu baba ari bisambo banabizi ababizi ko nta kimuvaho, ariko ati kubera ko uyu muntu yantitirije reka murengere kubera ko yantitirije. Ikiguzi cy'umugisha. None urashaka umugisha, washoye iki kugira ngo ubone? Kugendana n'abasore b'abakene mu karerembana, uhinduranye imyenda, ufite n'ubushobozi bwo kugura inkweto 50,000. Ikiguzi cy'umugisha. Wakoze iki kugira ngo umusore ase neza nkawe? Kubana n'abakobwa mu rusengero b'abakene, bambara nabo ukabuhora uhinduranye imyenda myiza. Wakoze iki kugira ngo nawe asirimuke? Ikiguzi cy'umugisha. Kubana n'ababyeyi babyara bakabura n'umwenda bambara, bakabura n'ibihembo, ufite ubushobozi. Ikiguzi cy'umugisha. Wakoze iki kugira ngo ugure umugisha? Ubu urimo uburana, uraburana umugisha. Wakoze iki? Imana iturengere, ndasoje. Kandi Imana ibaha umugisha bakurikiranye iri jambo. Yesu abahereza umugisha mwinshi. Imana iguhereze umugisha cyane. Ni ubutumwa bwiza kandi bukomeye. Ntekereza ko wenda udukurikiye hari umwanzuro afashe kugira ngo uyu mugisha atangira gukorere. Ndifuza ko twasengera abantu. Hari abantu bagiye bayobywa, hari abantu bagiye bakomeretswa, wenda nawe batambye cyangwa se bagiye cyose n'uwo mubyeyi batavuga rumwe, ugasanga mu buryo butandukanye hari ukuntu wa mugisha wagiye uhura n'imbogamizi. Tugiye gusenga kugira Imana igende ikora biriya bintu byabaye nk'inzitizi bituma atagira kuri wa mugisha we. Ndumva ariho twasoza iki. Reka dusenge. Muri uku gusenga turasengera abantu imigisha yabo yatangiriwe kandi barayikoreye. Kuko mu by'Imana ntegetse gusengera nacyo kirimo. Hari abantu bawuguze, barahari bawuguze, bawukoreye, ndetse Imana iranawohereza bimera nka bya bisubizo bya Daniel byatangiriwe n'abami b'Ubuperesi. Aba bantu bamaze igihe baburana barakoreye Imana. Aba bantu ngiye kubasengera mu gutwara Imana yampaye, igomorora umugisha wabo ubagereho. Hanyuma sengereye n'imitima itsinzwe n'iri jambo ry'uko iburana umugisha itakoreye. Aba nabo bakore. Reka dusenge. Mwami Yesu, mu mbaraga n'ubushobozi uri umwami ugira neza. Uyu munsi utanga intsinzi ku muntu wakoreye umugisha, akagaburira abashonje, ibiganza bye bigaha abakozi bawe, ibiganza bye bigaha abarwayi, bigafasha imfubyi n'abapfakazi, ibiganza bye bigakorera umugisha, ariko ibye bikaba byaratangiriwe n'abami b'Ubuperesi kubwo kurwanya umugisha we. Ikintu cyose kitambitse ku mugisha we bikujeho imbaraga z'amaraso ya Yesu. Ibintu byose byatangiriye ibisubizo by'uyu muntu
mbikujeho ukwizera aya masaha yakire umugisha we. Senge umuntu utsinzwe n'iri jambo mu izina rya Yesu, muha imbaraga zo kugura umugisha, muha imbaraga z'ikiguzi cy'umugisha, kandi Uwiteka wagura ibitekerezo bye kugira ngo yumve kurushaho, kandi nagukorera agukorere nk'Imana izamwitura. Urakoze. Ndica imbaraga za karande z'imivumo yagiye ituruka mu miryango kuri uyu muntu wabuze umugisha kubera ko atamenye, atigishijwe imbaraga z'umugisha, akaba arakurikiranywe n'imivumo yavumwe n'abo yawimye, yavumwe n'ababyeyi, yavumwe n'abatambyi. Izi mbaraga zose z'imivumo ya karande ndazishe mu izina rya Yesu. Muha imbaraga zo kujya kuburana umugisha we no kuwugura. Urakoze cyane. Ndagushimiye kuri Imana ije cyane kuri uyu muntu ukurikiye iri jambo. Ndagushimiye ku Imana, uri Imana wohereje ubutabazi burenze uko tubutekereza mu bwonko bwacu. Ndagushimiye kuri Imana itabaye kuruta uko watabaye mu minsi yashize. Ibi byose mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Amen.